izina rya Yesu amahoro abe muri mwe ntimukagira undi mwenda atari uwo gukundana kuko Yesu yadukunze ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira mbese dukora iki mbese tugire dute umuntu wese utuye kw'isi kirazira kwa buri umwanzi n'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se batari umwana w'Imana iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi ko turabavandimwe turangana dufiki nanjye ndi mubemera ko ibi byinshi biva kuri Satani ariko umenye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira umenye ko hagati ya Satani n'umuntu hari inziga ikomeye nicyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka numukurikire Satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima atabona araguconshomera numukurikire Satani aragushuka kuko nugera mu mwijima atabona araguconshomera Satani n'umugome kugahora twereka ibyiza byo gukora icyaha ntatwereka ingaruka zacyo arusha umukobwa gusambana ariko ntamwereka ko arahagura inda y'indaro muri ubwo busambanyi ntabwo yakwerekana ko ejo hazava mu burwayi aragushuka kwica umuntu ariko ntakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza mbega umugome we Satani nta muwagira aragushuka gutandukana n'uwo mwashakanye nakwereke guta agaciro akwereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urupfu akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza arakubwira ngo nukora uravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara ayiwe mbese uwo wamugira inshuti have numukurikire Satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima atabona araguconshomera have numukurikire Satani aragushuka kuko nugera mu mwijima atabona araguconshomera garukiraho numukurikire Satani aragushuka n'umwicanyi nugera mu mwijima atabona araguconshomera have garukiraho aragushuka kuko Satani nugera mu mwijima atabona araguconshomera basi igabanya ibigeragezo birakwira jye ubunarumiwe basi igabanye wongere indirimbo yivanemo yose iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda abageragezwa nuko babavuga mujye mwicecekera harimo bitumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi baraguhara ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi ukabahakara ibiwawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo
naho bo barimo baragutata bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha dore kuvuga we niko kazi umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo ni wowe kiganiro yu ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikwasamiye byose uwiteka ni ubibumba iminwa bihorere bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye nukuri waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikwasamiye byose uwiteka ni ubibumba iminwa igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge ni mu gihe bareke babikore bagucira ibico ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muto nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri munini nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri mugufi nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muremure nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kutabyara nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe nubwo ari byo ntiwabatumye kubivuga bavuga kumeze nabi naho byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga yewe amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yegura umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajyahinduka babikora batayobewe ko Uwiteka ari ukuzi kubarusha nukuri bafite amakuru ko Uwiteka ari ukura ku cyavu n'ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazara amagi uzumva bakubwiye ngo n'ingumba zirabyara zigaheka bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire
umukiranutsi kandi baca umugani ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru baca umugani ngo agatinze kazaza ni Yesu wabarokore barakubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi bihorere wikirizwe ibindi ni hanyuma. Haleluya haleluya bihorere bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikozamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa nukuri bihorere bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikozamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa. Ija Yesu, Ija Yesu, Ija Yesu, Ija Yesu, Yesu kumurongo. Ija Yesu, Ija Yesu, Ija Yesu, Ija Yesu, Yesu kumurongo. Hari igituma avuga gutyo kwe igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigaza. Hari igituma mvuga gutyo kwe igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigaza. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Urava mu murongo harinjira mu wundi mu mwanya wawe urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma urava mu murongo kuza ugarukamo bizakurusha urava mu murongo harinjira mu wundi mu mwanya wawe urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma urava mu murongo kuza ugarukamo bizakurusha. Ako gahinda arakarora ayo marira arayabona iyo mitwaro yawe arayizi ariko ibya Yesu bigira igihe kumera ubwo rutuzi ubwo wariruka bokora ntibyamubuza gukurikiza nimero ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero nibura uw'amakane nane ntiyakugeraho mbere y'uwa kane nibura uwasabuza ntibikwaza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo ubwo wariruka bokora ntibyamubuza gukurikiza nimero ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero
hakibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bari imbere ya Yesu, haleluya. Ejo hazaza ni ahantu hakomeye, ejo hazaza ni ah'umugabo, umugabo nyamugabo wubaha Imana, umugabo nyamugabo umwe witwa intwari. Birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye nawe akaguha. Ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo arakira. Ejo hazaza ni ahantu hakomeye, ejo hazaza ni ah'umugabo, umugabo nyamugabo wubaha Imana, umugabo nyamugabo umwe witwa intwari. Birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye nawe akaguha. Ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo arakira. Twiyeguriye Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza. Tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo. Akabando k'iminsi ugataha hakibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Twiyeguriye Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza. Tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo. Akabando k'iminsi ugataha hakibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Yesu hafi icyubahiro, abakwegeye umukozi isoni, ihimazwe cyane. Ijambo ry'Imana mu mubwiriza mu bice bitatu narahasomye, umurongo wa mbere kugeza uwa munani. Buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa, igihe cyo guseka n'icyo kurira, hari igihe cy'intambara n'icy'amahoro, igihe cyo gukena n'icyo gukira. Ntugasuzugure umuntu w'Imana kuko ejo byahinduka akakwemeza. Uwari ugize none ejo arakena, uwari uriho none ejo arapfa, uwari umusore none ejo arasaza, akagera aho avuga ngo gusaza ni ugusahurwa. Itondere ejo twubahane, itondere ejo dukundane. Amashyi menshi kuri Yesu. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza. Tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Nawe ni ukuri. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo. Akabando k'iminsi ugataha hakibona no kubana na Yesu. Niba hari ababyeyi mwamuvugirisha impundu ko kubana na Yesu azadufasha, Yesu we. twibanire nawe azadukiza. Kwiteganyiriza kudasanzwe. Tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Abakiri kumukomera amashyi Yesu Ejo abahungisha. hazaza naho ibisubizo ndabyemera, Yesu arayakwiriye kuko niwe twabanye nawe ntiyadutererana.